ariko bose bageze kurera yono baramubwira ngo mbere yo gusenga ikizabanza ni ikihe, ikizaheruka ni iki. Ijambo rya mbere yarababwiye ngo mwirinde. Hari umuntu hafi ahantu abonye uhagarariye nk'abarangaye hano, ariko reka byihangane si bwo bwa mbere gerageje. Barababwira ati mwirinde hatagira umuntu ugira ute ubayoboye. Bishatse gusobanura ko mbere y'ibyo hazaza ubuyobe, nimba n'akanya ndahageze. Icya kabiri arababwira ngo ubwami buzatera ubundi bwami, ishyanga ritera irindi shyanga, hazabaho inzara n'ibishyitsi, habe intambara n'impuhwe zabo, kandi kuko ubugome buzagira buzagwira, urukundo rwa benshi buzagira gute uzabusha kurekada. Ibyo bizaba ari itangiro ryo kugira gute abagore batarabyara n'abakobwa n'abagabo. Icyo turimo tuvuga ntabwo bacyumva. Ubundi kuramukwa n'icyo mu kinyarwanda bita imigendo. Umugore ubyara bwa mbere uri mu minsi imigendo ahita yibukira kwa muganga, kandi akajyana ikiguri cyinshi kuko abazi igihe cyo kubyara cyageze gute cyageze. Muganga uzi rero yise byaje ko abaganga bashirimo akamubwira ati mata uzembagire undi nati, kandi muri tubashira kuri YouTube muzavuga ngo abantu ngo bararengana n'uko mutita ku barwayi televiziyo byaje ibyo bigambo ni wagira gute ntabwo ndi muri komedi, numva ni mu mwuka mwiza w'Imana. Ndashaka kubaganiriza ijambo ry'Imana. Muracyahurikiye abari mu ijambo ry'Imana batere haleluya. Amen. Kugaruka kwa Yesu kugizwe n'ibihe bitatu cyangwa periyode eshatu. Hanyuma igihe cy'ibigendo cyagize gute cyararangiye. Igihe cy'ibigendo cyagize gute igihe cya kabiri nicyo Pawulo yatabaje umupastori yayoboraga witwa Timoteyo, ngo aramubwira ati musengere ibyifuzo byawe bireke, ahubwo usengere abazaba barikamo mu minsi y'imperuka muri aya matariki bavuze haruguru, kuko bazaba bafite umunaniro wo mu mwuka kugira ku rwego amaso yabo azaba areba ibibagerageza, batakaza intego bari ibyo basengera, bibagirwe gusengera iherezo kandi umwami ageze hehe. Timoteyo aramubwira ati nyakubahwa muyobozi, ubwo bizaba bimeze gute? Aramubwira ngo muri rya toro ry'akarere nababwiye ngo hazaba harimo amatsinda 19. Ni mu nyibura ndasoza, hazaba harimo amatsinda aya matsinda 19 ntajya aringaniza urubyaro, nta cyiciro na kimwe atabamo, nta nubwo ari abantu 19, ni 2019, kandi abagenda henshi, kandi u Rwanda narazengurutse, nta torero na rimwe aya matsinda atabamo. Itsinda rya mbere bazaba bikunda, itsinda rya kabiri bakunda iki, itsinda rya gatatu bigira gute, itsinda rya kane bigira gute, itsinda rya gatanu badakunda, itsinda rya gatandatu ari ibyi bikangarukira muzaso muzasanga 19. Ibyigenge ni bantu, ni abantu biga guhaguruka bakicara. Barahari cyangwa nta? Umubwire utusuka abakozi b'Imana bitwara tuko mbana uburenganzira bitamurebure bahehe, agakiza kabahehe, uzabasha bayiheza ahubwo kuzuye umutima agasezekara. Niba utananiwe mu mwuka ukaba utananijwe n'ibintu, hindukiza amaso urebe aho uteranira naho uririmba. Aya matsinda urabona atari menshi. Timoteyo amasanga abasaba bahari bazabimirwa n'iki? Aramusubiza ku murongo wa 8 ngo nk'uko Yane na Yambure barwanije Mose. Abo bantu ariko barwanya ukuri. Yane na Yambure ni abagafite ba Farawo, kuko imbaraga za Farawo zari zishingiye ahantu habiri. Zari zishingiye ku barozi, imbaraga za kabiri zari zishingiye ku mwana w'imfura, imbaraga za gatatu zari zishingiye ku butunzi bwa Egiputa, iza kane zari zishingiye ku mafarashi. Hanyuma mu mbaraga Imana yanetarabije mbere ni imbaraga za Yane na Yambure n'abarozi babo, imbaraga z'inzoka. Igihe Mose yashyiraga inzoka hasi bagiye kuziza, iya Mose igira ite iragenda. Ikimenyetso cy'aba bantu iyo babwije ukuri baravuga bati n'uriya bagabe ati bwaraje, bakaguha igihembo kigura ariko ntazagera ate, kuko yigisha yinjira mu buzima bw'iki nk'uko Yane na Yambure barwanije iyo mu amaso mubaganirije. Abayobozi n'abigisha batere hano mu bikiriza. Haleluya.
cya karindwi ni icyaha cy'abantu bose bicara bakayobora bakanabwiriza, cyitwa icyaha cya Eli cyo mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 3:3. Imana yateka abahanuzi batatu ngo nzahana Eli muhuye gukiranirwa kw'abana b'Yamini ntagire ate ntabazi. Umuntu wahagaze ahangaha akarinda hava adatunze icyaha urutoki, kandi mwese ni muri bizima ni muri abakene. Umunsi w'amategeko yose ntagati urakoze kunizana baboha amaboko n'iki, kandi wenda amasaha ashobora kumufata sinabiri. Nanubabwire ko icyo Yesu yise amarembo y'ikuzimu ni amarembo 6. Irembo rya 6 ni irembo ry'inyigisho z'ibinyoma. Uwana abantu babamo amatsinda 3. Itsinda rya 3 ryitwa abayobywa, biba mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4. Mukavuga yewe ko mu isi y'imperuka abantu benshi bazaba bayobeshwe. Unyumva n'ikizi bagize bate bayobeshwe, bivuze ko bari bazi amakuru ahubwo babayobeshe nibo bagize nibo bayazi. Kubera rero ko gukiranuka ibintu biremereye abantu barashaka utuntu twiza. Niyo mpamvu haje irindi tsinda rifite icyicaro ku mugabane umwe wa Aziya, rifite abaterankunga ku mugabane umwe ukomeye ntibutse, hanyuma rifite abamambure benshi mu Rwanda. Nanjye barampamagaye barambwira ati impano ufite si zo gutindahira muri iriya dini ryawe, kandi utwemereye wanakoreramo kuko si we wandika. Kandi ngo si ngombwa kujya kwaka amatike n'ibiryo ko twe dufite amafaranga menshi ba runaka ariko twabakira. Bigisha ikirere, bigisha ko byose Yesu yagize ati bigisha ubwo nawe uri mu kigali uri mu midiho utanga imigizi utazishyurwa wese bararangije. Abandi bakiriye abaruzi ariko muhinduka nimudahinduka muyakira muzare. Bajyanirwa bumwe nakunda kubyaye kabiri bavugaga Imana neza muri uyu mujyi, bamuhamagaye hanze baramubwira bati ngwino tugufashe nawe ijambo ry'Imana. Bamuhereza 300 bw'itike yo gusiga mu rugo, bamuhereza n'itike yo kuza. Ageze yarigisha bahasanga abantu bamumaramo imbaraga. Hanyuma uyoboye iryo torero yari umudamu arangije aramubwira ati reka tujye gusaba Imana amavuta. Yibona ari gusengana nawe bonyine saa 8 z'ijoro, ngo bari bamuhaye akaji. Hari uburyo bafata amazi n'amaji nabyo munabimenye kuko bagomba abana ba Satani barorotse, ukabona arafunze original cyangwa ji irafunze, ariko bagaturamo akantu k'agaserenge hano bagashyiramo afungura gupima na original nayo ibintu babirangije. Bamuyobya ubwenge saa 8 z'ijoro ngo yibona ari gukora inshingano z'abubatse na nyiritorero. Agakiza agasiga iyo nguyo asinya ko atazongera kuvuga kwihana, gutsindishirizwa, kurezwa, kwirinda no kugaruka kwa Yesu. Niba hari inyigisho ikora mu buzima bw'abantu banyu bose ni umuntu w'umugabo. Niba hari ikintu kigora ni ukubwiriza abandi ngo ikintu utaramenya. Mubiririmba mutabizi ndirimba 104 ingabo za Satani zirakomeye tudafite na Yesu wacu. Aba bayobya rero babifitemo akazi baranabihemberwa. Hanyuma kugira ngo ibintu byabo bigire imbaraga, hari n'itsinda rya 3 ry'abarozi. Hari igihugu kimwe bakuramo izo mbaraga bazikoresha mu buryo bwinshi, ariko bikavuga uburyo bwo koherera n'uburyo bw'amafu. Cyane cyane izi mbaraga zibangamira abigisha n'abayobozi n'abantu b'igitsina gabo. Abantu bazikoresha yari ab'igitsina gore bazivanga n'imiti bisiga. Iyo umwemerera ukamuha umunwa n'ubwo wawushyira mu itama iby'iwawe birangiye, ubamo imbaraga bita murwe. Hari umushumba wacu batuye hasi, umukuru w'itora agiye kumwunganira mugwa hejuru. Umuhanzi bari batuye yashyizemo indirimbo aririmba Domboro ya Soro, bamukizwa n'umukobwa umwe wari mu iguni hariya w'umushyitsi aruzuzwa, areba iterana aragenda itari kuri umuntu mu gitambaro, kandi yari yambaye n'amatwi yaje. Ibyo Satani arwana nabyo arabizi. Aho tugeze nawe agize ati arahazi. Ikuzimu afite laboratwari mu Bukristo, afite na termometere bibiriye. Aho tugeze arahazi, abatahazi n'abitirirwa Yesu nibo barisinzira ubuticura abura amarinzi nawe. Ariko iyi periyode ya kabiri y'amatsinda 19 azaba ari mu itorero nayo yagize ite yararangiye. Tugeze muri periyode ya 3 yitwa ibise 5 bizana Kristo. Igise cya mbere ni igise cyitwa kumenagurika. Wari ibise kugira gute? Ntabwo ari ukumeneka,
ni ukumenagura nk'uko batera umufuka ujya mu isoko, ku buryo bakumena kwiyiza bikakunanira, kwirinda bikajyana, ayo kurya bikajyana, ayo kuryama bikajyana, ayo kwicura bikajyana, niba turi bikajyana, kwihangana bikajyana, gukiranuka bikajyana, ugasigara amateka itagira ikangaza. Igise cya kabiri cyitwa utwaka umutini n'ibindi biti. Umutini ni Isirayeli, ibibabi byayo ni kapitali, ibindi biti ni demokarasi y'amahanga. Imana izamufasha tubona uburyo tubiganire, ariko umutini waratoshe n'ibibabi byaratoshe, yabuze ngo muzamenye ko ageze kure. Igise cya gatatu nicyo turimo, ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa amahanga yose, imperuka iherekeze aho utaragera ni mu Bisilamu, mu bihugu bigenda ku matwara y'Isilamu, ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'ijuru, umwuka ari kubwijyanira abamisiyoneri batagiyeyo kubera ko barateye. Hanyuma igise cya kane nicyo twaganiriye, n'umuntu ukiriza akakibasobanura musenge, cyitwa kwimura Imana. Ntabwo ari ukwimura. Abantu benshi babaye nka nyirabariza bihambira ku Cyongereza bibagirwa iby'iwabo, ariko mu Kinyarwanda kwimura no kwimura biratandukanye. No mu myandikire y'Ikinyarwanda hariho akagerezo. Nabonye mwaranga cyane mwakitaye ntabwo ko gutera. Kwimura ni iki? Kwimura bisobanura ibintu byinshi, ariko icya mbere birasobanuye ngo ni ugukura cya kintu muri wowe. Urugero, abagabo bagira icyo bita ibyumba birindwi. Icyumba cya mbere kibamo Imana, icya kabiri kigomba kubamo umugore we, icya gatatu kigomba kubamo abana be, icya kane kigomba kubamo abandi bantu bafite isano, icya gatanu kigomba kubamo abo basangira akazi, icya gatandatu, icya karindwi kikabamo rubanda. Uzasanga umugabo ukirambariza ashaka gutaha kare, kandi ugasanga intebe ze yaziteye arebana n'iz'umugore we, ariko ikikubwira ko uvuye mu cyumba cya kabiri ugeze mu cya kane ni uko uzabona aziteye mu cyerekezo cye. Kizakora kugeza mu cyumba cya gatandatu, nutagira ubwenge uhindure imico, uhindure n'ingamba, azasigara noneho ataha yitire hehe mu cyumba, kandi akubwire ko ananiwe gute, kuko mu mutima wawe nta mwanya ukigize. Bisobanuye iki? Birasobanuye ngo Kristo najya kuza, mwaramuwe dusoze abagihari, haleluya. Kristo najya kuza, igise cya kane abantu bazamusigarana mu kanwa, ariko mu mutima atageze ate. Ibimenyetso rero byerekana ko itorero ryimuye Kristo. Icya mbere, abantu bimuye Kristo bishuka ko ari abantu bakuru. Yewe inzira nyamaze n'imyaka 31, ariko nta munararisenze bubaho, nta munarariyoboye bubaho, nta munararibwirije bubaho, nta munararigize gute bubaho, ahubwo Imana ikorana n'umuntu bitewe n'uko babanye muri iyo minsi. Ntabwo Imana igendera ku mateka y'umuntu, uvuye ku gihe n'icyo warabwirije, igihe n'iki ngo waragize gutya ngo reka ngo kigikirwa akabantu. Oya, birasaba kugira ngo abafite mu mutima nzira z'Isiyoni bagende babwiza iki imbaraga, kandi umuntu wese muri bo ni mu maso y'Imana iki Siyoni. Urugero rumwe, amatorero yabanje kwakira ubutumwa bwiza. Urugero nk'i Burayi aho batuvunye bakohereza abamisiyoneri, bageze ku rwego insengero bazigurisha n'abakora amarogi, kuko Imana ntigihari yari imanzi. Muzakurikirana amakuru y'amatorero yitwa ngo ni makuru. Usanga abanyabyaha bashya bihana ibyaha bahinda iki imishyitsi, ariko babisaziye mu bavuga ko ibiti bitabacika. Uzasanga abantu babanye n'Imana kera bahanura, iyo barangaye 80% by'amagi yabo barangaye. Wahuye n'umuhanuzi w'umutekano waza kwifuza kuzongera guhura n'abantu, ariko nabo ntabwo ari bo. Ni ibimenyetso by'ingaruka bigenda bigira ku buzima. Hari umugabo witwa Barisirayeli yagiriye neza.